mukeba wanjye hamagara umugabo wanjye maze kumuhamagara ndamwitaba n'ubuhamya burebure ubwo ntabwo none nahita mburangiza buzafata igihe kirekire biteguye. None se pastor ntaguciye mu ijambo ko mwari muvuye ku rusengero n'umugabo bakamuhamagara kuri telefoni ukitaba telefoni kandi wari ubizi ko ari mukeba wawe ugiye kwitaba, mukeba wawe mwari musanzwe wenda muvugana neza ku buryo wari kwitaba telefoni cyangwa nuko wari ubonye amuhamagaye ukavuga ati reka nyitabe? Imana iguha umugisha. Twigeze tugira ikibazo mu rugo je n'umugabo dusa n'abantu bashwana hashira nk'imyaka 2 ayibona igeze hehe. So ndabyibuka ndapfukama ndamubwira mbabarira menye ko ndi umukristo utakora mukunda kuvanga abagore ngo bakoze amadevorce ngo ntago ari abantu ngo ntago ngo wamugira inshuti ngo ntago ngo uyu mugore ngo yabarashenyiwe ngo yubaka urwundi. Inshuti yanjye ujye bitondera kuvuga kuko ntago twongeye kubasuhuza bakunzi ba Yesu Ariko Ngoma TV. Imana ni nziza TV, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye mwese, mwe mudahwema gukurikira ibyigisho byacu cyangwa ibiganiro n'impuguro byacu. Wewe wakoze subscribe kuri izi chaîne, Imana ikumera umugisha. Wowe uje aribwo bwa mbere nawe Imana ikumera umugisha, kora share ukore subscribe kugira ngo tujye tukugezaho ibyigisho byacu bikugerereho ku gihe. Rero nsuhuje abantu mwese mukurikira ibyigisho byacu, abanyarwanda n'abanyarwandakazi bari rwagati mu gihugu turabashuhuje, abari hanze yacyo namwe turabasuhuje, diaspora turabasuhuje, abaturanyi ba hafi rwose namwe turabashuhuje, turabakunda ko mudahwema kudushyigikira. Ingabo z'igihugu turabakunda, amahoro y'Imana abane namwe kandi rwose turanezerewe ku bwanyu. Rero kuba turi aha ngaha ni ku bwanyu. Imbere ya kamera murahabona umubyeyi mwiza cyane, usa neza cyane, benshi muramuzi ariko ushobora no kuba utamuzi. Uyu munsi uramumenya, useka mu nseko nziza cyane rwose. Ndanezerewe ku bwawe mubyeyi, umeze neza. Uravuze ngo umubyeyi useka utuma nibuka nindera nindema niba ari vava niba mutavava ni vava Valentine vava baramubaje ngo ariko ngo usiga ufite nyasha Valentine wawe uririmba ngo munyasha se ni biki? Inyasha se ni none nawe uravuze ngo umubyeyi usa neza kurinde natumye nseka utumye nseka cyane. Imana iguhe umugisha. Guseka ni byiza pastor, guseka ni byiza. Bura niba nagukunda ujye useka kandi ntukemererwe kugaragaza umubabaro wawe. Iyo wababaye ugomba guseka kuko ugomba guseka. Hari abantu benshi bifuza ko umuntu arira, abantu benshi ntabwo bifuza ko umuntu anezerwa. Gororiyoza nawe nge ajya asetsa cyane. Gororiyoza ngo nyasha ariko ni ibiki? Bamubajije akandi kantu ngo sheri wawe asobanura sheri waba wubaha Imana abiri kubisobanura. Nanjye numva ndanezerewe cyane. Uriya mwana ndamukunda, nimba ari umwana nimba ari umuntu mukuru, ariko ni umuntu mukuru uko byasa kose. Rero narimbwiye ngo abatumirwa rwose muze kuza munyemere mutere udutebe kandi iki kiganiro nkubwize ukuri. Nimba uzi ko utari bukirebe ngo ukirangize rwose ubyihorere kwirirwa ukireba, ariko iki kiganiro ukirebe ukirangize kuko uyu ni umushumba wicaye imbere yacu kandi ni umushumba wahamagawe usizwe amavuta ya Yesu. Ni ukuri iki kiganiro tugiye gukora kirimo amavuta y'Imana. Rero hari umuntu uje aribwo bwa mbere ukubonye akaba agukunze ariko nukuri mu nkunde ndakunditse. Oya nibyo nabona nanagukunze wa mugani rwose urakunditse uri umugore w'igikundi. Wa mugani aruvuga ngo n'umukunda umuhitura ariko no murava ko dusabye mu kabyara. Ariko usabye bitwaye iki? Usabye umuntu akaguha ngewe buri umuntu musabye pastor akama naho yahindukira nyuma akamvuga nta kintu byaba bintwaye kuko yaba yarandamiye. Oya hari n'icyo bita abantu urukundo nuko ubona hinjira mu kiganiro umuntu y'umukunda murasengana mugasangira mugasurana. Yego nuvuga ngo umuntu mukunda ukamuka mutarasangira mutarasurana urukundo ndarukemanga. Ruriya rukundo byo ruba rurimo akantu. Hano hanze dufite benshi badukunda, ni nacyo kigisho ngiye kubwirizaho gato, ngiye kuganiraho gato. Ariko urukundo rwo mu isi ruteye ubwoba. Reka tusenge
kugira ngo twinjire mu ijambo, kugira ngo noneho twinjire mu kibwiza nyirizina yego kitwicaje hano, hanyuma twumve ikintu Imana ishatse ko tuganira. Hanyuma kandi nshimira abantu dukunda kubana, babandi bakunda Pastor Diane kuri rega nshuti yanjye. Ubundi umuntu nkunda ni umuntu uzemera kubana nanjye nabaye mubi, bavuze ko nabaye mubi, kuko hari igihe kigira ko umuntu ashobora kugira mu gihe bavuga ngo yabaye mubi, yabivuyemo nta kibirimo. Iyo umuntu agukunda kurwanira ishyaka, icyo nicyo bita urukundo. Urukundo ni umuntu uzakurwanirira ugeze mu kibazo, ni umuntu uzagana nawe ugeze mu ntambara, ugeze mu bihe bikomeye, ni umuntu utazagusiga uri wenyine, akagufata ukuboko akagukomeza akakwihanganisha. Urwo ni rwo rukundo abantu benshi bitiranya. Urukundo ntabwo ari urw'umunwa, urukundo ni ibikorwa. Reka dusengere nyuma twinjire mu kiganiro. Mana turagushimiye kandi turakubashye, izina ryawe rihabwe icyubahiro, ubwami bwawe nibuze. Uri Imana ivuga bikaba, kandi iyo utegetse birakomera. Wakinze nta wakingura, kandi ukinguye nta wakinga. Witwa Imana kandi uzara witwa Imana, ubwami bwawe nibuze. Tuguhaye ikaze mu kiganiro kugira ngo ubane natwe, Mwuka w'Imana tubeho, kandi mareka umunyabwenge abane natwe, ibiganiro tuyoganira bigere ku bantu bawe uko byateguwe kandi byubaka imitima benshi, n'izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha. Ariko hari umuntu ukubonye aribwo bwa mbere wanakibwira abantu bakakumenya? Imana ibaho umugisha. Nitwa Pastor Diane, ndashima Imana. Ndi umumama ushima Yesu. Iyo abatari we mba narasebye. Uba warasebye pe. Isi yose yari kunyota, abanzi bari kuvugiriza impundu kunesha, ariko ntabwo Yesu yabyemeye. Haleluya. Hari indirimbo yafashije kugira ngo ninjire mu kiganiro, ikiganiro nagitekereje kugikora, numva mbishaka ko tugikora. Shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wabitumenyesheje. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo iyo twagukoranye. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukozwe isoni, habwa ikuzo mwana yanjye kuko urabikwiriye. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukozwe isoni, habwa ikuzo mwana yanjye kuko urabikwiriye. Imana ntigihemuka. Naje gusanga abantu bahemuka. Umuntu azaguhemukira n'umwe, ni Yesu. Ni ukuri, asubiremo. Umuntu utazaguhemukira ni Yesu, ni Yesu. Tuze kubireba neza. Maze igihe ndi kureba inkuru nayibonye hashize iminsi hari nyibonye. Yego, hashize iminsi nk'ibiri cyangwa 3. Utarakomoza kuri iyo nkuru, reka mbanze nkubaza utaza kunca mu ijambo, ugasanga inkuru nshaka kukubaza ugasanga niyo wenda ugiye kukomoza. Ariko ngiye kubanza mbanze nkubaza akabazo k'amatsiko. Tugendanye iminsi myinshi, iminsi myinshi itari mike, si myinshi cyane sina mikeya, ariko akantu nkubonyeho, akantu nkubonyeho no mu kiganiro n'abandi bashobora kuza kuko akubona. Iyi minsi tugendanye nibwo bwa mbere mbonye urutoki rwawe rwambaye ubusa rutariho impeta. Ariko wa Mana yanjye, ariko Claudine nshaka ariko mumvana mbajije mwamushobora. Oya Pastor, byakugendekeye gute? Wari kimete twayihora ubundi. Oya tujye dushyiraho impeta tuyihorere. Impeta buriya nabyiciye kuri radio, mbyuka nihuta, hanyuma ubwo se murabona ko ntambaye n'amaherena, kandi muri minsi ndi kurimba. Muri minsi uri mu mavuta, muri minsi uri mu mavuta yo kurimba. Pastor, impamvu mbikubaje nanjye misengera amatsiko, turi kubana ibintu biri kuba, kandi nawe uri kugenda ubibona. Tukabona abapasteri bari kudivorusa, pasteri bari kugira gutya ikigeragezo cy'ingo, ingo bikanga, ugasanga umuntu ashatse 1, 2, 3,
ugasanga mbese ni ibintu by'amayobera. Rero maze iminsi nanjye mbona inkuru zicaracara ku mbuga nkoranyambaga, ariko ibi bintu nkabona nta foromire ndi kubiha, nta n'ishusho ndi kubiha. Nibwo numvise ngize umubabaro uyu munsi wa none, ndavuga ati ariko wahamagara Pastor Diane akaza tukaganira kuri ibi bintu, ko wasanga hari abapasiteri bandi cyangwa hari ababyeyi bandi bababaye nkatwe, cyangwa se bari mu rujijo nkatwe, cyangwa mu buyobe, cyangwa byabakurira urwango rwo kuba bakwanga umuntu, tukaganira kuri iki kintu. Maze iminsi mbona inkuru y'umudamu Asiya w'Inzahuke Theogene, n'inkuru za Pastor Mutesi, numva zirambabaje, zinteye agahinda nk'umubyeyi nkanjye, kuko ibyamubaho nanjye byambaho. Nta hantu twari twagera Satani atari yarasa umwambi, ibyamubayeho nanjye byambaho. Ariko nkibaza ngo ko kera umuntu yagwaga mu cyaha cyangwa agakora ikosa, abo mu nzu ya se cyangwa abandi bakamurundarunda bakorosa, none ukaba usigaye uvugana n'umuntu kuri telefone, umuntu rikoda akaba yijugunya hanze, tuzizera nde? Kandi ugasanga ibi bintu biri kubera mu bapasiteri na ba mama pasiteri twakigiyeho urugero, cyangwa abantu bagakijijwe bagakizwa bigiye kuri ba mama pasiteri, tukaba turi gusanga aba bapasiteri ba mama pasiteri na ba bishopu aribo bari kuzana ingorane, rimwe na rimwe bakacisha ibintu nyine kuri social media y'isi yose, kandi iri bukurikiranye na wa muntu wari ufite inyota yo kuba yaza gukizwa cyangwa yo kuza kureba Yesu bavuga. Ubyumvise cyangwa ukuruye, wenda njyewe ntabwo ndi bufate telefone ngo nkumvishe amajwi, wasanga warayumvise amajwi yaba yaraturutse mu ruhande rwa Pastor Mutesi, n'amajwi yaba yaraturutse kwa Siya akunda uyu mugabo Steven. Nkibaza ngo umuntu yazizera nde? Noneho wenda nkanjye, reka nishyire muri iki cyiciro nkanjye, haramutse mbonye nk'umuntu nkunda akansaba urukundo, tukajya mu rukundo, nakwizera nte ko uyu muntu namukunda nkamwereka amarangamutima yanjye yose? Ese ndamutse mweretse amarangamutima yanjye yose n'urukundo, uyu muntu njyewe ntabwo ashobora kunta hanze? Imana iguhe umugisha. Ikintu cya mbere abantu bakwiye kumenya nuko nta muntu usenya bishaka. Yego. Iyo ndi kuvuga inkuru z'abadamu n'abagabo zisa naho zinkora ku mutima, kuko nsa n'ufitemo igikomere, ariko nkunda kugica hejuru, ariko njya nibaza niba ari igihe cyo kukivuga cyangwa ari igihe cyo kugiceceka, ariko mfitemo igikomere. Hanyuma hari ikintu nibutse rimwe, nigeze nkora ikintu gikomeye, ndavuga ngo ntabwo nzigera nkora divorce, nzarinda apfa ntayikoze. Yego. Ariko muri urugendo abantu bafite ibikomere byinshi n'ibibazo byinshi, hariho n'igihe cyo wanga kikubaho cyane, cyo wanga kikakubaho, kandi kikakubaho utanakigizemo uruhare. Igihe bimwe ukumira bikubaho. Niyo mpamvu nabonye inkuru ya Siya, mbona abantu benshi ukuntu bari kugenda babivugaho, hanyuma ndavuga ngo reka nkore ikiganiro kivuga ngo ntuzishimire ibyago bya mugenzi wawe. Ni ukuri rwose. Ujye witondera ejo, uyu munsi urahazi. Nigeze mbwira ijambo rikomeye mu cyeba wanjye, kandi ubu ndabihaye noneho. Noneho ndabihaye kabisa. Aho si ibyo navugaga. Ubu simbihaye mwabadamu mwe n'abagabo n'abakobwa. Ariko nta kibazo, ndakomeye, nta marira mfite confidence, meze neza. Nigeze mva ku rusengero n'umugabo wanjye, twari kutuvuye ku rusengero materaniro, ariko wa gatanu cyangwa kwa kabiri hamagara umugabo wanjye, telefone ndayitaba. Maze kuyitaba turaganira, ndamubwira nti wa mugore we uhereye none mukeba wawe iki kiganiro azakibona mukeba wawe. Wari ubizi se kari mukeba wawe? Nari mbizi. Wari ubizi cyane? Araguhamagara? Ndabizi, bari barabyanye umwana w'umuhungu. Bamubyaye mbere yuko mubana cyangwa yaguciye inyuma umutware? Yamubyaye tubana. Mubana cyane. None zero umugabo uci inyuma abagabo nyine. Urangije urabyihanganira, uramubabarira nka pasiteri? Nigeze mvuga ngo ntabwo nzasenya, ko dugiye gutuma mvuga bino bintu, kandi navuze ko nzabyihorera. Ariko
wenda ubwo nicyo gihe simbizi. Nigeze nkora ikosa ndavuga ngo sinzigera nkora divorce mu buzima. Ndavuga ngo nzarinda apfa ntayikoze. Ariko nshuti yanjye kandi simbabwiye ko nayikoze. Mutagira ngo nayikoze ntayo nakoze. Mutagira ngo wenda Pastor Diane yayikoze. Ndavuga ngo sinzigera nkora divorce. Ndavuga ngo nzabana n'umugabo wanjye kugeza mpfuye. Mu by'ukuri buriya hari ikosa umugabo wanjye yakora simwange. Ikosa bavuga ngo umugabo yaryamanye n'undi mugore ntabwo ryatuma mwanga. Ariko icyo mvuze tutabana kugira ngo wenda bave mu rujijo. Ubashikurireho rwose. Noneho ndabyibuka ndi kubwiriza mu gitabo cya Yohana ibice 8. Ngera ku nkuru y'umudamu bazaniye Yesu yasambanye. Yego. Hanyuma iyi nkuru nyigezeho Yesu arabaza ngo utarakora icyaha namutera ibuye. Yego. Ndabyibuka nari ndi mu materaniro mbwira mushumba namubwira ni pasiteri ngiye gushaka umugabo wanjye. Ngiye kumushaka niteye ibyo twapfuye byose ntabyitayeho. Ndavuga ni kandi cya kabiri nibutse ko bagiye kubamba Yesu bakabambura Baraba. Bakavuga bati ni mubambure Baraba w'igisambo mubambe Yesu. Kiriya gihe ni Yesu winjiye mu mitima y'abantu arababwira ati nimuvuge babambure Baraba babambe Yesu. Uzi impamvu Yesu yagombaga gucungura Baraba. Hanyuma ndabyibuka ninjye watangije divorce bwa mbere. Njya kuyaka nyuma y'imyaka 2 njya mu rukiko Kibagabaga. Ndayisaba umugabo aranaza turanicira mu rukiko turaburana. Arambwira ati sinkushaka nanjye nti sinkushaka. Mu by'ukuri Satani yarinjiye. Noneho nyuma birangiye ndabyibuka Imana ndayibwira ariko Imana menye ko ngomba kubaka. Tavuga rero cyo gihe hari inkuru zaba mu masharirene nazo ziri kuvuza ubuwa nk'izi ngizi. Zivuza ubuwa ndavuga ariko Imana abagore bose babahanuzi barasenya. Ni ikibazo gikomeye. Abagore bose bavuga mu by'ukuri tutagahinda. Usanga ari twe twuzuye kuri YouTube. Dufite umubabaro buriya mwebwe mujye mwitonda kandi wowe niba unubatse urugo rumeze neza tonde gufataho undi muntu ijambo. Uyu munsi tugwamera neza ejo ntago hazi. Nibi inkuru mbasha kuyikora. Hangane. Menya ntare wishobore pe. Sinzi inkuru ko mbasha kuyikora. Numvaga bisa naho bizakomera nkumva ko nzayivuga nkomeye imeze neza. Ariko ndavuga ati kujya yinjire mu bintu bya isi. Hanyuma ndabyibuka umugabo musanga Nyabugogo. Iyi nkuru muganje azayibona nta kibazo. Nta birenze. Musanga Nyabugogo ndabyibuka musanze Nyabugogo ndamubwira nti wambabariye. Ko sanze ninjye wakoze amakosa kandi mu by'ukuri nayo nikizaho amakosa ntakoze. Nawe arabizi. Ndabwira imbabarira nabaye umugore mubi ntago nagenze neza none nkusabye imbabazi. Ndabyibuka umugabo wanje namushatse n'ishesha ndi kumwe na Kerima n'uwo wayoboraga icyumba iwacu ku rusengero. Ndamubwira nti mbabara mva ku ntebe mfukama hasi musaba imbabazi. Akantu karimo gatangaje mu myaka 2 dutandukana nterigeze ambaza ngo abana bariye. Ntigeze ambaza ngo abana banyoye. Ntabwo yarigeze ambaza ngo se byibura abana bari ku ishuri. Yari rigende nyine rikiraho ariko nibuka ko ngomba kuba umugore w'intwari. Icyo nicyo nashakaga. Buriya ntugatsinda umuntu ngo nuko ntukamusike ngo yatsinzwe. Mpanga yaravuze ngo utsindwa no wagerageje. Sinzi ko inkuru nayishobora pe. Tuba biri kungora. Kandi mbaga nzayikora bikemera ariko ndumva komera. Ariko biri kungora mo ndi kubyumva. Komera ariko. Ndumva biri kungora ntago nzi ko inkuru rwose tuhazi. Mbonye n'abasaza imyaka 20 basenya. Mbonye n'aba 80 basenya. Abantu ko bavugara. Imana yageze imbwira ngo Satani yagukiye gusenya ingo. Cyo nicyo nshaka kubabwira rero sasa. Ndabyibuka ndamwinginga itoro ryanjye ryibuka umugabo wanjye yaje gusenga niwo munsi twamanukanye mu rugo ndambwira nimbabarira musabye imbabazi. Ariko igitangaje ntabwo umugabo wanjye yagarutse ikeneye kubaka. Cyo kintu cyambabaje mu buzima birababaza. Numva nyine ari gikomera ariko yagarutse ni nabwo mukeba wawe yahamagaye uritaba. Oya agari bwo yahamagaye kuko Chakrudiro nkurura mvaga narayicecetse ariko nakaskayo.
icyo gihe ndabyibuka ngo twarasubiranye ndananezerwa ndishima nkajya mbwiriza nkumva ndi mu ijuru. nabonaga rwose wagira ngo byo wagira ngo uri mu nkumva ndi mu ijuru nkumva ngiye umugore uriho. uzi ko amavuta muri icyo gihe yikubye nk'inshuro 7. Oya, ndabyibuka icyo gihe umugabo wawe agaruka mama wanjye yaturutse mu karere ka Nyanza ntiwari unamuzi mama wanjye ntiwari uzi ko ari na mama wanjye aza gusengera mu rusengero iwawe. icyo gihe mama wanjye ahantu twavukiye kuri kavukire y'iwacu bari mama yamaze igihe ni Kigali kumwe babarura amasambu leta iyibarura barabuze nyine ubwo butaka. mama subireyo rero asanga ubutaka nyine leta yarabufashe ntabwo ari ubwe. mama arangije abura epfo na ruguru abura Kigali kubera ibibazo yarahuriye no muri Kigali no ku ivuko biranga. mama ahita ajya gukodesha ahantu bita hano mu karere ka Nyanza mu Butatsinda niho mama wanjye yahise ajya kuba mu icumbi yabaga mu kantu k'agashamburete yicaye mu iteraniro. muri iyo minsi hari hashize nk'ibyumweru nka 2 umugabo wagarutse uramuhanurira uramubwira ati mama wowe haguruka ntiyamenya ko ari nawe uri kubwira uramubwira ngo wowe waturutse mu karere ka Nyanza haguruka nkubwire icyo Imana ivuze. uhita ubwira mama wanjye ngo Imana senga igukuye mu ruzerera igukuye mu icumbi. uzi kubona umukecuru w'imyaka 50 ari kuzerera mu macumbi natwe tutabona n'abo bagabo ngo tubone ahantu tubajyana ariko dushimiye Kristo we noneho ubu ngubu umugabo aje namujyana iwacu ni na heza cyane rwose hameze neza. uramubwira ngo Imana igusubije kuri gakondo none ahangaha Imana irabikoze. mama yasubiye kuri gakondo pastor tuzajyana iwacu mu minsi mikeya. Imana imwubakira inzu nziza ya kadastere nziza ubayijyana umva mama wanjye azaguha ituro natanarigwa njyewe nzanarikwihera ariko Imana yarabikoze. icyo gihe wari uri mu mavuta ari hejuru n'ubusanzwe narisanzwe nebura amavuta yawe urahanura pe ariko icyo gihe naravuze ati rwose ufite akanyamuneza neza ndahanura kandi numva ameze neza cyane. hanyuma abantu mwitondera abantu bafite ibikomere mwitondera abantu. inshuti yanjye hari igihe umuntu akora inkuru ku muntu kibaza ngo ari ku muntu by'ibiraza agenda ku muntu suko nababwiye ko nta muntu usenya bishaka kimunye mu cyumva ntawe niba hari ikintu nagerageje n'urugo mu ndeko rwo rwaba kubakabera ryoha nta muntu usenya bishaka nabigerageje mu ndeko rwo rwabaho ndebe ko nakutwe umugore mwiza ndebe ko amagambo y'abantu yashika kuko uyu muntu yibana mu muvuga byinshi umugore udashoboka umugore wananiranye ceceka byihore yakoze divorce n'ubundi nta mugabo wamushobora ni gishegabo muvuga ibyo mushaka ariko uzitondeye gufata ijambo kuri mugenzi wawe kuko utazi ejo ujye witondera ejo. impamvu mbivuze ndabyibuka umuganga tumaze gusubirana kuriya wanjye naramukundaga. sorry pastor ihangane komera. nahise ko ntazarira kuri kamera mu buzima nahise ko ntazarira ariko aho uri uzamenye ko nagukundaga kandi ugiye gutuma ndira uzamenye mu buzima. basi ihangane bibaho. njyewe igikomere cyarandenze kiranyica mbura n'umuntu wo kubwira mpita njya kwa Gerard gukora inkuru yanjye kubera ko kwiyakira byari byananiye nanjye ariko ubu twariyakiriye kandi nawe ntabwo nateguye gukora ikiganiro nzi ko mvuga inkuru yanjye nabiteguye ngira ngo mvuge ibya Siya na Mutesi sinabyo nateguye ariko igihe cyacu yego kandi nta nubwo ndi gutinya uruvugo umuntu wese azavugiye umuntu agera igihe cyo kuvugwa ariko ndashimira Imana ko habaye igihe cyo guceceka no kuvuga uravuga ukanabubwiza yavuze ngo hari igihe cyo kuvugwa akaba n'igihe cyo guceceka hari igihe cyo kuvugwa nabi n'igihe cyo kuvugwa neza hari igihe cyo gutaburwa n'igihe cyo kudorwa. rero hari igihe nyine umuntu abamo cyo kuvugwa bakakuvuga nyine ukaba icyo ukora. hanyuma bibutse ko nta muntu usenya bigizemo uruhare abishaka. birashoboka ko wenda uruhare rwabamo ariko kugira ngo urwo rutandukane n'urundi urwo rusenyuke nta muntu usenya bishaka. kandi mujye mukumva murakumve cyane nubona wubatse n'umugabo wawe bimeze neza uzitondere ejo. yego ndabyibuka mbwa wanjye turagumana mbona ni sawa n'umunyenga ni sawa nigeze mvuga ngo nzabyara umwana mwita izina rivuga ngo ndagukunda Bertie uko niko navuze
naravuze ngo nzabyara umwana mwite ngo ndagukunda Berite n'umugabo wanjye nagira ngo mwite izina ryiwe mwite ngo ndagukunda niho kubura uko ukunda umuntu none ukabimubwira mu izina yego ukabura uko ukunda umuntu none ukamubwira uti wahita uvuga uti reka none mwitirira izina ko mukunda ariko nshuti yanjye Imana izaguha umuntu ugukunda ureba ukunda umuntu utagukunda ntacyo wakora niyo wagira akajana Imana iduha abantu badukunda ariko Imana ibaho umugisha rero ndabyibuka icyo nashaka kuvuga rero ko uwo mudamu Imana ageze mbwira ngo Satani yahagurukije ingabo nyinshi zo gusenya ingo kandi bene data mujye umenya ko umuntu yasenga agapfa yanasenga akabaho yego wasenga rukabaho maze iminsi mbi ndabibwira ngo kubera kiri kwemera ko abakozi b'Imana bari kwandagara kuri uyu muhanda n'ikindi twakoze gituma nyine ubyemera ariko buriya Imana yemeye ko Pawulo akorera Imana amenetse ijisho ririmo rirava ariko akorera Imana afite ijisho riva araguma arakora Imana yakomera kwikorera uringumba utagira umwana abantu ukajya basenyera bakabyara ariko utagira umwana Imana yakomera kusengera abantu bakubaka we nta rugo ugira ibyo bintu Imana ibyemera ibyo Imana inshuti yanjye Imana irabyemera ndabyibuka rero umudamu tuve gusenga kuko twarasubiranye nyuma y'umwaka nibwo yabyaranye n'uyu mudamu kugira ngo muze kubyumva nibwo yabyanye umwana w'umuhungu ariko nabyo numva ntacyo bintwaye nukuri mugabo wanjye ubyumve ntago nari kwangira ko wabyaye n'ubu kandi numva ntazakwanga kubera ko inshuti yanjye twagendanye urugendo rukomeye cyane mufitiye abana 3 kandi Imana izaguha umugisha iki nicyo cya mbere ubwo ndahita ngarukira kugira ngo noneho mvuge ya nkuru nateguye ndumva inkuru yabaye yanjye gusa hanyuma rero umugore ahamagaye umugabo wanjye ndahitaba namvaga murambiwe hano hanze ari abagore bazi gusenya ingo z'abandi cyegusha Imana ibabarire mukanohe sibona ko ntwari umugabo Imana izamwe kubabarira nyine buri Imana yabaye mugutije kuko nubundi ntago turakora divorce ni nk'uwansenyeye ejo yagaruka ariko nge naramubabariye Mariselina naramubabariye yanjye mukanohe ejo umugabo wanjye yagaruka nubwo ubona ko mufite ariko uribeshye ejo yagaruka ntago turakora divorce ikintu kibabaza pastor urakizi umuntu kugusenyera abifitemo n'umugambi noneho n'urugo agusenye ntanarunabemo byibuza ngo arubemo bigira inzira akagusenyera ashaka kwangaza umugabo wawe gusa ko batanasenyeye kuko bigize nubwo uyu mudamu murakariye nekereza ko byatewe n'umugabo babyatewe n'umugabo ariko nta nubwo ari n'umugabo ngewe naje gusanga abagore bari hano hanze badasenga ni ibirozi baba bafite ngewe nshingiye no kuwanjye nshingiye kuwanjye n'ukuntu twakundanaga ni ibirozi niyo bagira amarozi nta kitagira iherezo nyine bijya birangira ikosa nakoze ni rimwe haba harimo imbaraga z'abarozi ikosa nakoze ni rimwe namubwiye nabi nari mvuye gusenga amaga telefone y'umugabo ndahitaba igiye kwihangana byanga tumeze neza dukundanye Mana numva ariko mbega ibishi wabyihoreye pastor mbabarira wingarura muri ibyo bihe nanjye noneho birangire rero ngo birangire ndabyibuka ahamagaye umugabo wanjye ndahitaba tumara nk'iminota 30 turi gushwana nk'abakeba turashwana pe nk'abakeba ndamubwira ngo uri hagaye uwo ni Ismail uzamwangarana mudamu mbwira ijambo rikomeye arambwira ngo nzakwemeza none se yakwemeje ariko ntacyo wanyemeje inshuti yanjye reka da gusa ntacyo naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka pastor gushibuka yaranyemeje ariko nawe isizamwemeza ntacyo icyo ni cyambere buriya nuko ari umuntu gapapu aho umukuye nawe bashobora kuyigukora bakagupapura mpura baca umugani uvuga ngo ikubise mukeba uyirenza urugo Imana ibo mukikagariki kwa Siya navuze byinshi Imana yanjye sinzi ko inkuru ya Siya ndi buyigereho kugira ngo nyivuge neza ariko ndayivuga gatoya hanyuma tugaruke ku kintu cyitwa umudamu wibana nahoze ndeba inkuru ya Siya arimo n'uyu mugabo bahoze bavugaho cyane ariko Siya numva ndamubabariye namwe mumubabarire icyambere Siya aribana iyo umuntu yibana mu buzima bisaba ngo agire umutima ukomeye kandi ubasha kwakira ibikomere uza abantu aho ngaho bamubabarira pastor ni nkatwe natwe twibana tuzi igikomere cyo kwibana umugore uri kurarana n'umugabo wiwe bari kumwita sherishushu ari kubona ibintu biri kugenda neza yakumva ko Asiya yaciye nk'amabere
yakoze ibidakorwa. Ni nko mugabo uvuga ngo utabusya bwita ubumera. Yego. Oya, Asiya nta kintu kibi yakoze. Nta na kimwe ntacyo. Nukuri ntago nije gushyikira ikibi. Natangiye kandi ubwo ntaho mbabwiye inkuru za nyine zimwe ziracyabitsemo ukuntu ubundi zirimo nyinshi. Yego. Ariko natangiye mbabwira ngo nta usenya bishaka. Noneho tugaruke kwa Asiya. Asiya ni umupfakazi. Nta nubwo yasenye n'umupfakazi. Uyu mupfakazi yararushye arapfakara. Hanyuma kwakira umuntu umubwiye ngo ndagukunda, ubu hari kosa ntazigera nkora mu buzima. Iyo umuntu wapfa kumbwira ngo arankunda, ngo tubane, ngo naguhoza, naguhanagura amarira, sinzi muswara abakoresha sinzi muswara abakoresha yariyo ari mukunda kugira imitoma buri abagabo namwe muri babi kansubiremo. Kugira ngo umuntu aze ku buzima bwawe akeneye kugira ngo azakwandagaze nk'uyu waje kuri Asiya, nimwitegereza mukareba nimuza kureba muraza kureba ko uyu mugabo ubwo Asiya arimo mu masibirenge yafashe telefone ari kumufotora, nanjye narabibonye aramukamera akajya mukamera ubwo amwoza ibirenge. Uriya ntabwo ari umugabo bamwe mu byumva n'ubwo ingo zacu zasenyutse, ariko ntabwo turi bigoryi. Uriya ni dayimoni ntabwo. Nubwo mubona ko ingo zirimo zigenda zigorana zigenda zisenyuka, ntabwo turi ibicucu nukuri. Kandi mbabwire ibikoreye Asiya nawe ejo abikora umukobwa wawe, babikora umwana ese bikoreye mushiki wawe kwishima kandi bazi kibazo. Ugiye kubona ukabona mushiki wawe basohoye video nkiriye, mushiki wawe nawe ari hejuru y'umugabo mu masakuriye, wakwishima ari mushiki wawe wanezerwa. Rero Asiya nawe yaguye mu mutego umuntu agwamo afite ibikomere. Hari igihe umuntu afite ibikomere, hari umuntu afite ubuzahare akavuga ati ubwo mbonye umuntu umbwira ngarankunda. N'umuntu aza mu buzima bwawe pastor uriya mugabo yaraje yitwikiriye uruhu rwa shitani, ahubwo ariko Asiya nabwo nimba warumvise akavideo kandi Asiya ari kumubwira ngo nareke ajye gufata irembo muri icyo cyumweru, aramubwira ngo nareke kwihutisha ibintu babanze basenge, ahubwo umugabo akagumiza amusunika. Ahubwo Asiya we Imana iguhanduye ihwa ryari kuzamwica rikamuhagama. Nabivuze nka Yesu ari ku Ngoma TV, iri hwa ryari kuzaguhagama rikaguhagamira n'abana. Iri ni ihwa Yesu amuhanduye. Urumva uriya mugabo we yari afite target y'ikimuzanye. Ariko hari igihe nk'ubu ngubu umuntu ashobora kuza ku buzima bwanjye ngira ngo aje koko ankunze, kubera ko ntigeze nkundwa, ntazi iby'urukundo ngo bite, noneho akaza afite n'ubutunzi bwe n'amafaranga ye. Umuntu wamugana aragufasha kwishyurira abana ishuri, akaguha buri kimwe. Ntabwo wahishurirwa uwo muntu, usibye umwuka w'Imana waguhishurira uyu muntu ko ari dayimoni igenda. Ntabwo wapfa kumenya ko uyu muntu akwanga. Umuntu umubwira ikibazo agahita agikemura ikibazo. Umuntu nawe kuba umuntu mwaba mukundana, ntabwo twese aba bantu badukurikiye babyumve. Kuba umuntu mwaba mukundana pastor, ntabwo biri yari ukuvuga ko Asiya ari umwuka w'uburara umuriho. Nawe wubatse nuko utaza hano kuri kamera ngo bitubwire uwo mugabo wagukunze. Suko abantu bose hari igihe ugira amahirwe ukagwa ku mugabo udafite iyindi mico cyangwa ni hari igihe ukundana n'umugabo mukajya kubana agusomye n'ishuri utabara. Yego. Sibyo? Kandi atari uburara. Gusa ukabikora utari uko utanatinya gusenga, ahubwo uvuga ngo ni urukundo uri kubagarira bitewe n'ukuntu umuntu yakweretse urukundo. Kuba yaramumashije ibirenge yaramugeta imfasha nkandagire mwibasi umasi ibirenge, ntabwo bari baryamye mu gitanda. Icyo ni icyambere cyo. Ntabwo abantu bibifata nabi ngo bumve ko Asiya yakoze ikintu kitabo. Nimba umugabo yaramweretse urukundo, umugabo akaba yafata n'ubutunzi bwe akabuguha akagufasha, ntabwo bivuze yuko Asiya yari ari kubikora kubera uburaya cyangwa kubera ikindi kibi. Nimba yaramubwiye ngo niyitonde azabanza asenge, Asiya akaba erega Asiya nawe arasenga, akaba atari gukurura ikirere cy'amasengesho ngo abone ibi bintu biri gufatika. Hari n'igihe kuba yaramutakajeho ubutunzi bwinshi biri abavuga ngo yari amafaranga n'iki n'undi wari we wese yayarya. Hari igihe wayarya n'Imana ikabyanga ibi bintu ikabyanga. Rero nimba Imana itarabishakaga ikabyanga, akumva ko mugabo wenda ntiyanariye mu buryo bw'abafiyanse, ni wenda namufashaga. Si nk'ibyo byose wasanga nimba ubundi umuntu yagukunda aranagufasha cyane ko yaranaje no mu buzima bwe wari no mu gikomere
cyo gupfusha umugabo akumva ko yamufasha kuba yamuha support yo kuba wicecekere uyu mugabo kuri ibyo ashaka buriya satana amugizeho kugira ngo akwandagaze rero umuti wo kugira ngo utsinde ni uguceceka Asiya nyuma y'ibi ngibi Imana izamugirira neza uzabona Imana mapasa umugore mwiza azabona kugira neza uzashyingirwa rwose tukwateho mu gishuba kandi ni wowe utumye mvuga amabanga yanjye ni nara yacecetse ni naracetse burundu ariko utumye mvuga ibyanjye inkuru zawe zatumye nitekerezaho ndazisanisha n'umuntu wibana noneho ahantu uyu mugabo abera mubi ahantu uyu mugabo abera mubi yamaze kuvugana na Asiya amaze kuvugana na Asiya arangije arahindukira wumvise ko mama Pastor Mutesi ari we wari wabahuje guhuza abantu bibaho pastor nanjye wandanga cyangwa ukampuza n'umuntu ariko nyuma yo guhuza umuntu ntabwo menya ibintu bizakurikira muri uru rukundo uno mugabo yaje hagati ya Asiya na Mutesi kugira ngo ari umutego no kubahondanya urumva umugabo yahise ahindukira ajya kubwira Pastor Mutesi aramubwira ati umugore yandiye amafaranga andya utwanjye nta gahunda afite yo kuntunga yo kugira gute Pastor Mutesi nawe ni umuntu mayida we nawe arangije aravuga ati nge nanzu uyu mugore ibintu araguhemukiye agize gute warayumvise code Pastor Mutesi ari kuvuga ati uyu mugore araguhemukiye nanzu umuntu uzakubabaza ibintu byinshi abantu rero bakora inkuru bagahita bakora inkuru bakabyazamo ikintu kinini cyane ko Pastor Mutesi ibitero bamugabyeho hari byinshi n'ubundi nibi ngibi bizamusigaza kandi na se yabimusigaza ahubwo barebe ko uyu mugabo yaje hagati ya Asiya na Pastor Mutesi ari uwo kubagonganisha kugira ngo abatandukanye erega nkunda no kubivuga umuntu yaguye mu kibazo ntabwo bivuga ngo tumuvugirize induru nukuri kasubiremo niba uyu munsi mbabaye yego Imana ikeneye ko mumpumuriza ntabwo ikeneye ko mumvugiriza induru bivuga ngo ngo nubundi uyu munsi uranyishima hejuru n'ingi tuzahura ndi kumanuka umusozi mushoje ariko uzaba uwushima hejuru kubera ko hanyuma tukiri mu cyumba kuba Pastor Mutesi ahuye na bino bikomere hari abavuga ngo n'ubundi umugore ushatse kabiri ushatse gatatu inshuti yanjye Satani n'umugome cyane agutega umutego rimwe ukawuga mutazi kuguyemo hari n'ukuntu ugerageza bikanga wagerageje wahatanye uvuga uti reka nanjye ndebe ko natsinda kino kintu ariko bikanga rero nko kumufata ngo mutera amabuye mu by'ukuri kumufata ufu yarafashe uyu mugabo akamuhereza Asiya ngo bakundane ngo Steven nta cyaha cyari kirimo nta n'ikosa ryari ririmo habayemo uburangare nuko batasenze ngo bamenye uwo ari we aho niho ndi bugayasiye aho bagaya Pastor Mutesi yuko uyu mugabo ngo yari amuzi yabanjije no gutereta ngo Pastor Mutesi ariko ngo Pastor Mutesi amwangira yuko yajonjoraga ngo abana ako kari kode nimba waba warakumvise kandi umuntu nanjye utankundira abana ntabwo uwo muntu nazigera mukunda kuko aba bana afite n'umugisha Imana yampaye nimba utakunda umugisha Imana yampaye ntabwo nanjye nagukunda sibyo rero wenda ushobora icyo kintu kutakihanganira wowe Diane ukabyihanganira wowe ntabwo Asiya ari uruhinja nta nubwo Pastor Mutesi ari we wamusunikiye ngo kunda uyu mugabo nawe yari umuntu mukuru kandi asenga n'Imana cyane ko yabyemeye we ntawe ubimuhasemo gukundana na Steven ariko ntabwo yari azi yuko Satani ari umutego amuteze ugiye kumugendekera gutya karo kumvi Claudie witonze mu by'ukuri umwanya ni umuntu ambwiye ngo arankunda buri icyo ndibabare hasi ya ni kimwe nuko se yapfakaye akaba adafite ibikomere byo kujugunya yego byo kubeshwa no gukunda atagukunda wa muntu uzakubwira ngo ndagukunda akubeshya kwiganga icyo ndi bukemere ko se abandi abantu bamugumishe bavuga ngo yari amafaranga y'uriya mugabo mu by'ukuri amafaranga yaba yaririye umugabo ngo yamuguriye ngo televiziyo yuzuye igikuta cyose ayo mafaranga nangaye ko Asiya afite ubushobozi bwabasha no kumusubiza ayo mafaranga tureke n'ibyo icyo mbonye nimba yarakunze Pastor Theogene ari imbobo ivuye mu muhanda bakaryana itaka bakaryana ubusa akemera no hasi akaharyama Imana ikabagenda ibahindurira ubuzima bakagera aho Imana ibahinzuka bakagera aho barera imfubyi bakagera aho batunga imodoka yabo kuki bumva ko umutima wa mama Pasiteri wari urarikiye umugabo kugira ngo amukuremo amafaranga kuki ariko abantu bari kubyumva
Claude kano kanuze kumva karimo hagati urabona Siya habayemo icyo bita uburangare yego icya kabiri impamvu ituma dukora zino nkuru ni ukugira ngo zikangure abandi bari basinziriye bamenye ko umuntu ari mubi ni ukuvuga ngo buri Imana ishaka gusohora inkuru ya Siya hari undi Imana ishaka gukiza hari undi ishaka kurengera hari undi kuko buriya hari igihe umuntu we yifuza guharabika no gusebya aramwaye bimurangirira nukuri rero n'igihe umubamo nzamusebya uwamukundaga mwanjye yego ariko uko mubabwiye nukuri ibyo muribeshye umuntu ugukunda agukunda uko uri akagukunda uko umeze agukundira ibyawe byose agukunda mu bihe uri umukire aragukunda uri umukene akagukunda uri mu gihe gikomeye akagukunda uri mu gihe nubona uri mu bihe bikomeye wa muntu agukunda akaguta uzamenye ko atagukundaga cyo ni cyambere icya kabiri mubabarire Mutesi nawe ni umuntu mu byumva ibintu nkora ngo kuba turi abapasiteri natwe turi abantu tura n'intambara tura n'ibigeragezo mbere yuko uvuye ku ruhimbi uri umuntu oya tureke n'ibyo ngibyo nababwiye ko ngewe ubwanjye navuze ngo ndahagarika divorce ntizabe mu by'ukuri n'ubundi asanga ngo ntizabe ariko ejo ntabwo mpazi rero nta muntu wifuza ko induru zimuvuga ku mutwe umuntu wese yifuza ibyiza cyo ni cyambere cya kabiri Mutesi aganiriza uyu mugabo ntabwo yari asika mukodinga ngo azabihereza Asiya ahubwo yabateze umutego akajya bifata byose mwumva ukuntu umugabo ari mubi wa mugabo ni mubi unkurikiranye umve Imana izaguhane uzihane kasubiremo nena tujambo ribi nka pastor azihane kamusaba ikintu kimwe ngarurira ijambo rivanga Imana izaguhane ahubwo Imana izagusange habayeho no butabera bakamuhana oya katuvuga ikintu kintu Imana izagusange nimara gusanga iguha umutima uca bugufi usaba imbabazi cya kabiri nabaza n'abavuga ngo harandi ma audio ngo amafoto ngo niki nukuri niba nta bindi uratanga garukira aho ngaho nukuri nagaruka uzi impamvu usenya mugenzi na Imana izamusenya icyo umuntu yabye nicyo asarura hari igihe umuntu yibwira ngo ndaguhamije inkota wicisha mugenzi wawe ejo nicyo bazagusubiza icyo ukoze ibyago byanjye wishimiye uyu munsi nawe ejo bazishimira ibyawe ndakurahiye nta muntu biba ikintu cyiza ngo areke gusarura icyiza ubibi byiza asarura ibyiza ubibi asarura ibibi rero wa mugabo we garukiraho ngiye no gusura kino kiganiro garukiraho ndagusabye hanyuma Asiya ongera upfuka musenge nigeze mu ndirimbo ya Isayi yaravuze ngo ubuzima bukunaniye unani ubuzi icyo ukora ngo wiherere usenge uhamagara Imana nawe wiherere usenge ntabwo uri wenyine Satani yasabye abadamu benshi natwe turimo unuko mvugiye aha hari n'abandi badamu hari n'abandi nzi hari n'abatazi nuko njye nanabivuze hari abatarabasha kubivuga bakibifite mu mitima rero ndagira mbwire ngo komera ihangane senga Imana izamfasha ikiganiro kibone ndumva nshaka kuzakibona Imana izamfasha ukibone senga nunashaka mu gihe gito YouTube ubu yihoreye kwa mudasara ubu yihoreye amatelefone aguhamagara uyihorere amatelefone agutesha umutwe uyihorere ubareke ntacyo wakoze kibi ku masuri ya mugabo ntago muri mu buriri ku masa ntago wamusomye ku masa kumukanda ibirenge nta gikuba cyacitse Yesu yaravuze ngo bamuzaniye umuntu wasambanye warikomeje iryo jambo bamuzaniye umuntu wasambanye aravuga ngo umuntu utarakora icyaha namutera ibuye aba bose n'aba banyamakuru bose bari gukora izi nkuru yaba ari kuri Pastor Mutesi yaba ari kuri Asiya nabo niba batera amabuye hari akandi kanibutse uzi ko Mutesi bamuteze mu rugo rwa ntabwo ruzabaho yego iyi nkuru bayisohoye bucya akora ubukwe hari ku gatandatu umunyamakuru arayisohora ndamazanye n'ibyo ukoze ibi nkuru ukoze kuko itayitondeye ndamaso ubundi bubikuye hehe ati nyine aho bikuye ni wahamenye ariko icyo bashaka bagira ngo Mutesi ahite ashwana na Feridina nyine bo nicyo bashaka ibindi basohoye iyo nkuru bahita bakurikizaho iyi nkuru ya Siya ibyo bagambiriye kugira ngo bigerweho bamwe bavuga ngo ntiruzabeho nshuti yanjye ntawe uhora asenya Imana ijya yubaka kuri final ngo numvishe gutaka kwabo batakishwa n'uburetwa ese mbabaza ikibazo musubize murumva Mutesi ushatse gatatu ari unezerewe munsubize muri comment Mutesi ushatse inshuro imwe agashaka ebyiri agashaka ya gatatu ni unezerewe musigeho nimusigeho murekeraho ahasigaye mukunde gusa kandi mudusengere
abanyamasenshi nimusenge, natwe turimo turasenga. Satani n'umugome yarahagurutse Yego. kugira ngo azengeze abana b'Imana, kugira ngo asenyere abana b'Imana, kugira ngo adusebye muri iyi mihanda. Abantu bari ibyo bavuga. Hanyuma namwe rero abazi gusenga mureke dusenge, biravuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Abo dukunda kubana bakurikirana channel Imana Neza TV, Yesu ari ku ngoma, Yesu abaho umugisha kandi mbakundishe gusenga. Hanyuma nibinkundira nzongera ntegura ikindi gice cy'ubuhamya bwanjye nabuteguye ko nabuvuze ntabuteguye, ariko nzongera mutegure. Imana ibaho umugisha. Pastor, Imana iguha umugisha nawe mwinshi cyane. Hari umuntu wakifuza cyangwa se waba uri inyuma yacu akaba yabasha kukuvugisha, ariko nabwira abantu bari mu ruhande rwa Siya cyangwa se rwa Pastor Mutesi, mwiciraho abantu iteka, ahubwo muhumurize Asiya, mumubwira amagambo y'ihumure cyane rwose. Rero Imana ibaha umugisha, tudatinze turashoje. Yesu agumize abashyigikire. Watambutsa nimero yawe. Andika 0781634441. Yesu abaho umugisha. Amen.